Muraho neza, muri ino video tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza wabonamo followers 1000 ba mbere kuri TikTok ukoresheje telefone yawe. Ibi ngibi nta kintu gikomeye bigusaba, kandi nanone niba urimo kureba ino video ufite followers barengeje 1000, ushobora gukoresha buno buryo ukongera followers bawe bakiyongera ubareba. Tugiye kurebera hamwe mu buryo bwihuse. Ikintu cya mbere dukora no kujya kuri TikTok. Reka njye kuri TikTok ndabayobora ibintu byose. Murabona ko kuri TikTok account yanjye mfiteho followers 26. Iyi account nyifunguye kugira ngo nyiberekireho. Ese ni gute wowe wabona followers? Nk'urugero, urabona ko uno muntu afite followers benshi, kandi nawe ari ibintu aba yarakoze kugira ngo followers be bihute. Buri wese aca mu buryo butandukanye. Reka twebwe twihute, ngiye kubereka application dusanga kuri Play Store. Reka tujye kuri Play Store, ngiye kubereka application dukoresha kugira ngo twongere followers dukoresheje telefone, kandi tukababona mu buryo bwiza bwizewe, nta kindi kintu twigeze dutanga, nta faranga twigeze dutanga. Iyo application yitwa Tikiyo. Urasearchingamo Tikiyo muri telefone yawe, ni iyi ngiyi ndimo kubereka. Murabona ukuntu yitwa. Ino niyo application dukoresha tukinjiza followers. Ukibaza uti bino bintu bikora gute? Ni gute umuntu yakoresha application akabona followers? Ino application ni nziza, iri muri application zikora neza hano mu bijyanye no kwinjiza followers kuri TikTok. Murabona ko ifite rate 4.8, kandi murabona ko igiye ifite utunyenyeri 5 twuzuye. Ino application ni application nziza. Ikintu dukora no kwidownloadinga. Reka downloading nyishyire muri telefone yanjye. Nawe numara kureba ino video wamaze kumenya uburyo babikora, ushobora kuza kwita downloadinga. Ukimara kwidownloadinga, reka dukore open. Reka tuyifungure. Niba urimo kureba ino video utarakoze subscribe, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Iyo umaze kwifungura uhita ugera ahangaha uhitamo aho ushaka. Gusa ngiye reka nkore ahangaha login in anonymously hano ha kabiri, nibyo byihuta. Gusa ibyiza nuko waza no gukora login ukoresheje Google. Iyo umaze kubikora rero uhita ugera ahantu bagusaba username. Icyiza kino application ntabwo igusaba gushyiramo ibintu byinshi, ushyiramo izina ukoresha kuri TikTok ryonyine. Username ukoresha kuri TikTok niyo yonyine bagusaba, ntabwo bagusaba gushyiramo password cyangwa se nimero za telefone kugira ngo winjire muri account yawe ya TikTok. Ni ukuvuga ko n'undi muntu washaka ushobora kumuha followers utiriwe unajya muri account ye. Urandikamo username yawe, uhita ukora ahangaha handitse ngo continue. Ni ukuvuga ngo ugomba kwandika username yawe neza nk'uko kuri TikTok imeze. Iyo umaze kubikora biradownloadinga gatoya ugategereza. Murabona ko bikunze. Ikintu uhita ukora noneho, ikintu ukora ni ugutangira kwinjiza followers bo kuri TikTok. Ukibaza noneho bikora gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe, ndetse nanjye niyo mpamvu nkoze ino video nkuyobora uburyo bikora. Ahangaha rero ni ugufollowinga abantu. Ahangaha ukoraho haba hariho abantu biyandikishijemo nkawe nk'uko uba ugiye kwiyandikisha, noneho ugafollowinga abantu nawe bakagufollowinga. Ubafollowinga gute rero? Nk'urugero, reka dufollowinge abano bantu barimo kutwereka ahangaha. Uramutse ukoze hano handitse ngo follow now and get 3 coins. Uko ufollowinze umuntu ubona amacoin 3. Ayo macoin rero niyo nawe uvunjamo followers iyo uyafite. Iyo ukoze hariya bahita bakujyana ku muntu ukamufollowinga, bahita bakujyana kuri TikTok. Ako kanya ukahita ubona account y'uwo muntu, ugahita ukora hano follow. Umara gukora follow ugahita ubivamo, uhita usubira inyuma, ugahita usubira kuri ya application yawe. Ugiye kubona ko amacoin ahita yiyongera. Urabona ko yiyongereye amacoin, hahise hajyaho 3 kandi hariho 0. Ukongera ukareba undi muntu. Iyo ubonye umuntu wenda utamushaka cyangwa waramufollowinze, ushobora guhita ukora handitse ngo skip. Hano handitse skip, ugata ujya ku wundi bakaguha undi muntu. Ukongera ugakora hano handitse ngo follow now and get 3 coins. Reka twongere tubigerageze turebe. Ngiye ndahita mbereka uburyo uvunjamo bano bantu uri gufollowinga followers bawe. Mubona ko nawe tumufollowinze. Iyo umaze kubikora uhita usubira inyuma, amacoin ahita yiyongera. Ano macoin muyitondere niyo avamo followers turimo gushaka.
uko ubona amakoini menshi niko ugenda ubona followers benshi. Yareka mbikore nihuta kugira ngo ngende mbona amakoini menshi mpite mbereka uburyo bayavunjamo followers, ndetse ndagenda mbereka n'ibindi bintu bitandukanye n'uburyo wazamura account yawe. Murabona ko dufite amakoini 9 uko turi mu Rwanda arimo kwiyongera. Ibi ngibi uba wihuta akenshi ufite internet yaba igenda gake cyangwa se yaba yihuta, uko byagenda kose bihuta. Murabona ko dufite amakoini noneho 33 mbikoze nihuta ngira amakoini 33. Ukibaza uti noneho ano makoini 33 aravamo followers bangahe? Dufollowinze abantu, buri muntu dufollowinze baduha amakoini 3, murabibonye. Uramusuje hariya hejuru handitse ngo booster, hariya hejuru ndimo kukwereka, ugakoraho ugahita ukora ahangaha handitse ngo exchange, hano h'umutuku murimo kuhabona, ugahita ariho ukora. Reka tuhakore turebe ibiba. Iyo umaze kuhakora rero ni ukuvuga ngo uba ukoze exchange, amakoini ufite abagiye kuvamo followers. Followers murabona hasi ukuntu barimo kugenda, tumaze kugira followers 2, hagiyeho 5. Ni ukuvuga ngo kuri ya account twakozemo login hiyongereyeho followers. Murabona ko kuri account yanjye barimo kujyaho followers barimo kwiyongera. Uko murimo kwibona, uko ukoze booster followers bariyongera. Ni ukuvuga uti wowe uhita ufata amakoini wabonye ugabanyemo 3, uhita ureba followers uza kubona. Ushobora kubona followers benshi, wagera followers 10,000 ukaba wakora monetization kuri account yawe, maze ugatangira kwinjiza amafaranga bitewe n'amavideo ugenda ushyira kuri TikTok. Buno buryo nibwo ukoresha. Akandi kantu uramusuje hano ugakora handitse ngo hashtag, ahangaha uhabwa hashtag zigufasha kongera views. Ntugende rero udakoze subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe.